Narotaga ibintu by'amacumu, nkarota ibintu by'amagini, nkarota imiserebanya, nkarota inzoka, nkarota ibintu bisakuza mu matwi yanjye byinshi cyane harimo injereri gutya, nkahita mfata ku matwi. Narotaga ibintu byinshi. Numvaga meze nko mu yindi si nabagamo, nago numvaga ne mu yindi si, iyi ngiyi ndimo numvaga atari yo ndimo. Vava, wowe watekerezaga iki? Ukibaze nzasubire mu rugo, ese nzakora iki? Aya, ntago nize nekereza gusubira mu rugo. Ntago nari gutekereza. Kandi urubayeho nabi ahantu n'undi wari uri mu mujyi. People yang basuje kano kanya ni host Bigwi, cyo mbabwira ko nukora subscribe kuri channel yacu Urugwiro Gospel Family Story. Rero utakora subscribe uracikonye cyane kandi mbabwira ati mumbore mukore subscribe kuri channel. Kandi mbabwira ko tubakunda cyane, mbabwira ko tuzatubagezaho inkuru zigiye zitandukanye kandi nza cyane ubuhamya bw'abantu byinshi cyane byo bitandukanye. Niwe nkomeye kuduha subscribe kuri mwebwe, muduha subscribe kugira ngo tubashe kubamenyeshaho byinshi mutazi kandi byinshi mushaka kumenya, muzayimenya kuri channel yacu. Bava ikaze kandi nongeye kwifuza ko wagaruka kuri channel yacu, kuri channel yanyu y'abaturage y'urubyiruko benshi cyane bazayimenya kandi channel. Ikaze. Murakoze cyane. Yava umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Dirukana? Urabyibuka? Yego. Vava. Ubwo urashabyuka cyangwa byongera noneho bisubira hasi ukuntu byari bimeze? Ni wane. Ni wane. Vava. Dirukana rero utubwira story yawe y'ubuzima bwawe, uko wakuze, uko wabayubaho, sibyo? Relax wagiye ugira mu buzima butandukanye, ubuzima wagiye uhura nabwo bubi ubwiza, sibyo? Yego. Utubwira yuko wagiye kuba muri ghetto n'abandi bakobwa, sibyo? Nibaze no twagarukiye, ariko nawe twakomeje ngo tuzamuke ko twavuze ati amasaha ari kwihuta, abantu bagiye gukora ibindi bintu, nawe bagiye gukora kandi kazi kugira ngo ubashe kubaho, ujye gushaka ayo marongo, ubashe kubaho. No twagarukiye, ndagira kano kanya ukomeze dusangize iyo nkuru yawe, utubwira se byakomeje bigenda gute mbere nyuma yuko ugiye kuba muri ghetto n'abandi bakobwa. Se aba bakobwa mwabanaga wari ubizeye ko wafashe umwanya ukajya kubana nabo, baguhaye icumbi cyangwa nibo bacumbikiye? Rero abanyamakuru yabigoye. Yego. Iyo uvuye hari ubuzima uvamo ukajya mu bundi. Yego. Ntabwo biba byoroshye, nyine byose bari uguhangana. Oya, ariko mu buzima burya umuntu we yitira amahitamo y'ubuzima ashobora kubamo y'ibintu iyo iri mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Nayo nkubajije nimba ari bo baguhaye icumbi cyangwa se bo bahaye icumbi bw'abakobwa. Nibo bamaye icumbi. Bo baguhaye icumbi. Wabonaga imyitwarire yabimeze gute? Nini imyitwarire y'abantu iratandukanye. Imyitwarire yanjye, yawe n'undi iratandukanye. Kandi ngo nabahuza imitima. Nabahuza imitima. Ariko hari abayihoza. Keretse Imana yo mu ijuru yonyine. Keretse Imana yo mu ijuru yonyine. Ntabwo byavamo. Oh yes. Uko imyumvire yanjye imeze ntabwo ari iyawe, ntabwo ari kumeze. Vava, nyuma y'ukomeje kuba muri ghetto n'abakobwa, ubuzima bwaje kugenda gute? Ubwo wakomeje kuba muri ghetto mpaka birakomeza cyangwa? Ubuzima bwo muri ghetto ntabwo bworoshye. Ubuzima bwo muri ghetto biragoye cyane kubona umukobwa nkawe ari ukiri mutoya, sibyo? Ujya kubana n'abandi bakobwa muri ghetto, ingeso wenda z'abantu ntabwo wapfa kuzimenya. Ntabwo mbashinjije uko baba bafite ingeso mbi, ariko kigiye abantu bose barahindutse, basi bafite ingeso zitari nziza, sibyo? Ariko sendi kukubaza, ubuzima bwakomeje kugenda gute kuba muri ghetto? N'akazi ufite? Ndibaza n'akazi wari ufite? Wowe wari umeze ute? Wari ubayeho gute? Ahantu ikintu nakubwira, ubuzima buba bugoye, bijya kwaka icumbi no kuba ko nakuba umeze. Nta kazi nari mfite, nari ndaho, urumva nari mvuye hahandi, nari mvuye mu kazi ko mu rugo, ariko nari mfite udufaranga dukeya. Iyo ufite udufaranga dukeya rero agenda ukatubaha mu maso. Amafaranga ye ku buryo yagutunga muri ghetto. Ku mana yanjye. Muri ghetto umuntu akonsoma amafaranga menshi. Nari mfite ibihumbi 12. 12 so wabiri iminsi ngahe? Byose birandeba. Fakora ugasinzira. Reka da ntago bindeba. Iyo ugiye muri ghetto y'umuntu ukagenda ugahuza, ukavuga uti wancumbikiye, mukagihuza, ukavuga uti rero nkawe rero nk'umujama
ufashe nk'inoti ya 5 ugenda ugura inyanya hariya ugure n'akahunga yenda n'ibiro 2 ugure n'indagara hanyuma ugure n'amavuta yenda nk'aya sekisi ugure n'amakara ya turuwase cyangwa sekisi ubwo noneho uko ya minsi uko niba iryo joro byabaye ejo bukongera bugacya n'ejo bukongera bugacya ukaba nk'aya ndirimbo yatewe iminsi ikagenda yisunika Theo yabivuze ngo yabibonye n'ubundi none uko setsa Vava iki cyakubabaje muri ghetto uba muri ghetto iki kintu cyawe cyarakubabaje ukumva neza ubuzima none urabuhaze burundu neza ukumva neza nawe ubwa uriyanze muri ghetto byinshi muri ghetto aba byinshi nk'ubu muri ghetto abantu ba muri ghetto mu nyumve kandi murabizi ko ibyo bintu bibaho bibana na mugenzi wawe akaba afite akazi utagafite urabyuka ukiringa ukajya kuvoma waba utiri mu cyahantu gato ugasanga y'amazi ariyo zarayamaze ijerekani iri birango wagura ya sabune y'100 ugasanga noneho wa mwanya nawe wagiye gushakisha ugasanga ya sabune arayifurishije yashize amavuta ugasanga arashize n'ari gikotori numenya aho yagiye kandi nko yanavuze ati byibuze reka duhuze hamwe tugure ugahora buri munsi urumva rero igihe cyose n'inzitizi umeze nkaho uri kumukorera uri muri mayinazi rero urumva abasa nkaho yaguhariye urugo ariko kandi cyagiye waga udahari byose yarabikoraga kandi cyangwa yakagombye kuvuga ati muvande niba tugiye kubana reka ugura isabune nawe ngura amazi reka gura ubuto nanjye ngura indagara reka ugura ubugari nawe ngure izo nyanya ntabwo buri kintu tugafatanya Vava hari story ugize kuba ushaka kudusangiza ariko nibyakunda ko ukomeza kwidusangiza tukicamo hagati nako ukitangira ko uyivuga kwase dutuza tujya mu bindi bintu yego gitangiye kumbwira uburyo ukimaze gusohoka muri ghetto sibyo nabyo gurazi kugira simbizi wageze ahantu ucumbikirwa n'umuntu w'umumama arakurwaza ibyo bintu wari urwaye ihe ndwara ese byageze to kugira ngo ujye mu bintu byo kurwara kugira ngo dusobanurire utucire mu nzu kuntu byagenze abantu bankurikiye nari ndwaye yabanze uduciremo utubwire sibyo ukimara kuva muri ghetto nihe wahungiye muri ghetto ugiye gushaka akazi wagiye ugiye muri ghetto nyihava nahise njya gushaka akazi k'ubuyede ahantu hari mu ikaritsiye aho ngaho yego numva mu gitondo hari ukuntu mu gitondo ahantu iyo bari kubaka nk'inzu cyangwa etaje babyuka mu gitondo bakora mucaka ukagira ngo niba abantu biruka mu muhanda cyangwa se n'abasirikare bagashyiraho indirimbo za mucaka noneho rero narahumvise ndavuga rero reka ngende hari ahantu mba numva buri munsi nagenda hengeza mbona ntabwo bari kugenda biruka mu muhanda bakora siporo mpita mbona ni ku nzu runaka bari kubaka rero rimwe mengera bagiye gutandagenda ndababaza se hano ko buri munsi mba numva muririmba hakorerwa iki ati wa mwana wagize amatsiko menshi cyane kandi ukiri n'umwana ati hano hantu rero ko habona ati urabona hari iki ati hano barubaka rero udakoze utubatse ntago twamena beto ngo bikunde tudakoze murare ndavuga se murare ni iki beto ni iki ati beto ni ibi ngibi ubona turi gukata nyine ati murare nyine turaririmba kugira ngo tugire imbaraga dukora akazi kacu vuba vuba icyo gihe bamaye akazi uwo munsi ugiyeyo basi baguha akazi bahise bakama byaranyoroheye ako kanya hambere abana beza bahita bama akazi icyumweru kimwe urumva bahemba kuva kuwa mbere kugera weekend niho bahemba nangira ubuzima nyine ndavuga okay ubwo urumva nyuma y'aho ngaho ariko nyitangira kubona aka kazi ngaho nangiye kuba nava muri hahandi kuri amukobwa twabanaga muri hagati wabagamo baratahaga nkagaruka hahandi ndi gukorera nkirarira mu kizu kitabamo abantu kituzuye kitagira gute nkira muri karavanga mvuga ntabwo bufite ntabwo kuba ahantu mu nzu idakinze idasakaye umvaga ntabwo bufite nari koko cyaza kikangira keretse utagezweho ubundi hari igihe isi kwikaragiraho ugahita wumva ibintu byose byarangiye ubwo nawe yakwikaragiyeho Vava none se niyo waryamaga aho hantu wumvaga umeze uti se wumvaga warotaga iki muri make
kubera ko nta kintu natekerezaga ko numvaga ko ako kanya nimaze kubona akazi kandi nzi ko nzahembwa. Nifite rero nifite intego y'uko aho hantu nibaramuka bamenye nzahita njya gushakisha inzu yo kubamo uko yaba imeze kose, ariko nkashaka iri mu cyiciro cyanjye ya makeya ku buryo nzajya ngenda nkavuga ngo nahise ngenda murana ahantu wikoreye umusambi. Tangura umusambi, ndangije nafite igitenge nkajya niyorosa, iminsi igenda yisunika gutyo, nangira kugenda bamemba bwa kabiri, nangira kugenda ngura utwenda, nangira kugenda ngura amavuta, namwe murabona ukuntu umeze neza, nangiye kuba umuntu ugaragara neza. Kuba warabaye gutya sibyo? Hari ubuzima wanyuzemo mbere yuko ibyo bintu byose bivamo sibyo? Kandi nta n'ugwanganaga gutya, wari ukiri hasi yaho ngo ugiye gutyo ungana sibyo? Turashaka udusangize muri bwa buzima ukomeje kubamo sibyo? Ukiva mu kiyede sibyo? Utubwiye ukiva muri ghetto, ahubwo se nyuma yuko uvuye muri icyo kiyede ubuzima bwakomeje gute? Niva muri ghetto ugenda unkwepaho gato, ugenda umisha akantu sibyo? Ariko nagejye nshaka nyirisha ko duhera ku murongo kambwiza ukuri buri kimwe cyose. None urashaka kumbwira nyiva muri ghetto? Kiva mu kiyede. Mu kiyede nakubwiye yuko nacumbitse aho ngaho, najyaga mengera bavuye batashye, nkajya kurara aho ngaho mu kizu kituzuye, kandi nta kibazo nafite kuko nzi ko intego nari nifite yuko ndi gukora nzabona amafaranga nkajya ku ntego yanjye kuba nashakisha inzu yanjye. Byuze warasengaga? Rero buriya hari ukuntu iyo umeze neza hari igihe twibagirwa Imana. Ariko waba uri mu bibazo. Ariko uri mu bibazo kuvuga uti Imana yo mu ijuru, ugatakamba. Imana yo mu ijuru mbabarira, undengere, umfashe, unyize Imana yo mu ijuru ndagusabye Mana nyiringabo undengere. Kubera iki abantu benshi yo batari mu bibazo, abenshi bari mu bibazo bataragize Imana? Iyo batari mu bibazo sinzi impamvu. Ariko waba uri mu bibazo uzacunge neza urebe, iyo uri mu bibazo akenshi na kenshi niho ubona wo kwitabaza Imana. Nekereza ko ari nk'umudugararo tuba twagezemo, ariko bigenze neza buriya ntago bitewe n'aho Imana yagiye nkora kenshi na kenshi, ntago twakwibagirwa Imana kuko Imana ni ishobora byose kandi nidukorera ibyo tutazi, niturengera mu byo tutazi. Imana idutabara aho tunaniwe, Imana idutabara aho twaburiye amahoro yose. Ntabwo rero ngo abantu bajye basenga, waba wishimye, waba ubabaye, waba ni wowe ugenda mu ndege ujye uvuga ngo Mana, mu gitondo ujye uvuga ngo Mana cyane. Urakoze kubyutsa amahoro. Gusenga ni ngombwa, kandi gusenga bituma biraturuhura mu mutwe. Gusenga bituma hari ibintu byinshi tutakwiye kuba dutekerezaho, ubwo tugatekereza inzira nziza gusa. Burya umuntu usenga atandukanye n'umuntu udasenga, cyangwa se umuntu bitandukanye na wa muntu uhora umuntu uze mu kabari. Rero Vava, kugira ngo dukomeze dutere story, rero tubwire story yawe. Urimo kunywepera ahantu kandi je wambwiye yuko wigeze kuba kurwara remba. Wifona tuvuga sinzi ibyo bintu ijambo ryibuka. Sasa tuganire ngo story yanjye y'ubuzima bwanjye bwose, ariko urimo kunywepera ahantu hamwe, uri kumbwira buri kimwe ariko kanywepera ahantu hamwe. No kubera ikibava ntago ndi kugukwepa. Ngaho rero mbwira geneza amatwi kabisa. Kurwara kwanjye nararwaye pe, nubwo nagukwepaga ariko sorry, nararwaye ngera kure cyane. Buri ibibazo bituma urwara, gutekereza cyane ibibazo, ukagira ukaniheba, akavuga ngo Mana, ukatangira ukinubira Imana, akavuga Imana yaranyibagiwe, ese Mana wamoye iki, ese Mana wanavukiye iki. Utatekereje yuko ari muri famille bari gukora ibyo bintu? Oya, hari igihe bigeraho ukihugiraho ukumva kuri kumwe n'Imana ya wenyine, ariko nibwo cyangwa se ukaniheba. Urabanza ukiheba, ariko nyuma yaho Imana igutabaye, kuko hari igihe cyageze. Buriya najya nshimira abantu b'abarokora, abantu basenga bafite ubuhamya burebure. Nararwaye cyane ngera kuri, ngira naho nanze n'Imana. None numva ngeze kuri, reka dustopingira aho ngaho tuganira aho ngaho sibyo? Bava ni indwara arwaye ku buryo wumva ko neza ubuzima bwawe none uyanze undi kumva ukeneye no gupfa. Shana ndwaye malaria, ndwaye stress, ndwaye gutekereza. Iyo malaria gusa irimo aho ngaho cyangwa hari ibindi? Nahindaga umuriro, nahinda umushyitsi, mwumva ntabwo nzi indwara ndwaye. Wumvaga ari malaria, meze nka malaria? Yego. None ndangije numva nanze Imana bigezeho, ndavuga ngo ariko se ubundi
komeza kwanga Imana bizamarira iki yego reka nje ku gatuti nsenge Imana iragira icyo ikora nibwo rero nabyutse njya hanze gatoya ndasukuma urumva iyo umuntu arwaye yareze mu nzu hari ukuntu ubona nambaraga ufite ugenda wikurura njya hanze mfata agasamira njyamyeho ndagasora ngirambika ngiye kubona Imana yo kabyara mbona haje umuntu arambaza se bite ambwa ndamubwira amakuru yanjye uko bimeze ndamubwira amakuru yanjye naya yarambwiye ati umuntu wabonaga ameze gute uwo muntu nabonaga ari umuntu utuje nabonaga ari umugabo cyangwa oya yari umugabo ariko nabonaga atuje afite na Bibiliya arambwira ati rero ikintu ngiye kugusaba ati wizera Imana ndababwira n'igihe Imana harabyagize sinayizera ariko aho bigeze ubu noneho mvuye ku katsi ndakarabye ngiye gutuza ese wowe umbaza ubundi uri mu ntoki yego ati genda umuntu usenga ndi umuntu ubaha Imana numvuye gusenga mwese ubundi kunza hejuru mbaza ibibazo byinshi uramfasha iki urinde wo kuza umfasha iki n'Imana yandemye ko yanyanze icyo gihe ubwo wabaga he nabaga muri ya nzu ufite muri cyagiye Sitarago ni ndende reka utuye muri ya nzu itagira abantu bayibamo kareka kagato nagiye kubamo ariko n'ubundi byarakoresha ibibazo biba byinshi ahambwira arasobanura terega wirakara bibaho ntago abantu ndavuga nta muntu utaransengeye abantu baransengeye abantu barambwiye nta muntu utaragize ibyo ambwira buri muntu cyo kuza kumagara hejuru yego ati rero tuza abantu bose basenga ntago tuba turi abana babi hariho baza kwishushanyaho atariko gengeye kugusengera mu izina rya Yesu nziko kuyimukeye kuzava kandi ugashima Imana Vava iyo ndwara wari urwaye sibyo ndagira ngo njye tugendane mu kiganiro neza kandi ukomeze nawe umbwire story yawe ko byayenze ku murongo neza bimeze neza nyine indwara wari urwaye ese yakuri igihe kingana gute cyangwa yimaranye igihe kingana gute kuko ndibaza ntago byahise biza gutyo ngo umuntu ahita aza gutya sibyo niko bimeze se umuntu ntabwo wese ako kanya ngo avuga ati nje kugukiza birashoboka ko ari n'umwuka wera yakohereje kuri uwo muntu ni Imana yo mu ijuru yanabaye Imana yo mu ijuru hari ukuntu gutabara gute Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru ifite imbaraga ifite ububasha bwose bushoboka ibyo mwakwikora byose dore nk'abantu bavuga ko Imana itabaho ubwo umuntu ejo uri kumbwira uri kiba muri iyo nzu urwaye ariko nyine sinibaza impamvu ukuntu wabaga muri iyo nzu sibyo urabuze n'umuntu ugucumbikira ku buryo wari kuva muri iyo nzu ukajya gushaka undi muntu ugucumbika ko wari uvuye muri ghetto n'ubundi sibyo ikindi ko wari ufite n'akazi ako nyine birumvikana wari urwaye ariko iyo ndwara wari urwaye uri aho ngaho urembye ntabwo biba ko gukomeza kurwarira muri iyo nzu nta muntu ufite ukwitaho se n'ahandi mahitamo pe wari gukora iki ntabwo byari bigoye cyane ko nari ndwaye ntabwo gusa numvaga ibintu bingi ahantu hose ndibwa mu nda ndibwa mu mutwe ibintu binjagara nkumva ibintu amajwi nkumva atandukanye araza aransakuriza nkumva ibintu nkarota ibintu biri kugenda iki byose n'inzoka n'ibiki byose n'imiserebanya narajagaraye mu mutwe ubwo rero urumva abandi twakeka ko ari abadayimoni cyangwa ntabwo nabisobanukirwaga yego ntabwo nabisobanukirwaga kuko nari njagaraye cyane ase Vava akugenda kwibaza sibyo umuntu nkawe nyine ndibaza ntabwo wari mukuru cyane ku buryo watuva ati ngiye gufata umwanzuro wo gushaka umugabo sibyo cyangwa ngiye gufata umwanzuro cyo gusura mu rugo kandi navuye mu rugo ubuzima bwora bwaranze sibyo Vava wowe watekerezaga iki ukibaza nzasubire mu rugo ese nzakora iki ntabwo nize nekereza gusubira mu rugo ntabwo nari kandi urubayeho nabi ahantu n'ubundi wari uri mu mujyi ubundi ubuzima wari urimo bwari bubi ese kutakeje gusubira mu cyaro ujye gusura wenda usubire mu cyaro bizagenda neza nusubira mu cyaro pe ukemeza kuguma i Kigali kandi ubuzima bwaho n'ubundi nabwo ari bubi atari bwiza i Kigali ntabwo nako gutekereza gusubira mu rugo ntabwo nabitekereje kuko aho nari mvuye none ntabwo nagomba gusubira mu rugo ntacyo nari nsubiye kuhakora
nese we gukora yikize ku buryo sibyo nango mashu gusobanukirwa amagambo maze kumbwira sibyo kuko aneye ubwoba cyane nanone aneye gutuma nekereza nanone inyuma sibyo kugira ngo nsubiremo neza numvi ngo warotaga iki narotaga ibintu by'amacumu nkarota ibintu by'amagini nkarota imiserebanya nkarota inzoka nkarota ibintu bisakuza mu matwi yanjye byinshi cyane harimo injereri gucya nkahita mfata ku matwi narotaga ibintu byinshi numvaga meze nko mu yindi si nabagamo nago numvaga ne mu yindi si iyi ngiyi ndimo numvaga atari yo ndimo ni ukuvuga ngo ubuzima wari ubayemo sibyo hagize umukobwa ati tubusubiremo wongere ubemo nk'uko byari bimeze wumva wameze uti umva sinshaka no kumva ibyo bintu isi nabayemo cya gihe cyatakaye cyarangiye sinshaka kongera kugeza ufata umwanya ngo byibuze ubyereke Imana ibibazo byawe byose uvuge ati Imana nyine ujye mu rusengero apana kubikorera mu rugo uvuga ati ngiye gusaba Imana imbabazi ibyaha nakoze byose ngo nature kugira cyanjye genda imbere y'Imana wature Imana bisaba imbabazi byigeze ibyo bintu byabayeho kubera ko igihe kinini idafashe umwanzuro nta wundi muntu wo gufatira njye nafashe umwanzuro muri ibyo bibazo byose narindimo ko amajwi nayo mfite mu matwi yanjye ari menshi ndaje nzamura ijwi ry'Imana aravuga ngo Mana ndengera kuko niwe ushoboye yego kuko aka kanya jewe sinshoboye kwirwanira ndashaka undwanirira yego byamaye umwanya rero ari nabwo natangiye gutakambira Imana nangira kuyisaba aribwo rimwe aribwo nagiye hanze nubwo nambaraga nifite ariko narasukumwaga njye hanze nibwo nagiye kubona mbona Imana inyereje umukozi w'Imana nubwo nawe ntago nari mwizeye ariko nyuma yaho babandi baza bashushanya babandi barizwa bateka umutwe batabaho babaho nta mukristo ushushanya baba ntabwo abantu bose bakorera Imana ari bamwe oya nta mukristo wishushanya vava rusa umukristo yishushanya barishushanya barabeshe cyane bishoboka gute umunyamakuru banza ari umusazi nawe barahari mbona nk'umusazi kano kandi nawe uri umusazi oya ngende kwibaza sibyo utari umusazi ko umukristo afata Bibiliya muri wambwira ko umuntu wese ujye gusenga wese uzaba mu rugo akajya gusenga umva ngo ni umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana abuze abantu birirwa batuburira Imana ubundi Imana usibye kwirirwa itubabarira iramutse imanutse uwo ari wese agendeye mukubita yahera nawe yaguheraho ukagukubita igishyi gisemera urayicyangira inama yayo ni ukuvuga ngo rero aho ngaho nakubwiye nagiye kubona mbona uwo muntu araje mbanza kumupinga arambwira ati jewe rero nubwo uri kumpinga ariko reka ngusengere yaransengeye mbona uwo munsi nabashije kuryama numva twatuntu kamitene no bya bindi by'amacumu numva birashize zanjerere numva zirashize kwa kurota inzoka numva birashize kwa kurota imiserebanya n'ibiki byose n'ibintu bivuga nazi n'ibijwigira n'itajwigira numva bigenda bishira gake gake aragaruka rongera ansengera nanone ubwa gatatu ndamubwira ngo cyakoza habaho abantu musenga kandi Imana yaguhaye uzayihorane ko uri umuvugabutumwa mwiza tugaruke aho ngaho sibyo ngende kwibaza ukuntu wafashe umwanya sibyo ukavuga ati ngo ngomba kuba hari ahantu hangiye nyine sibyo wari witaje abandi bantu sibyo yego ukajya kuba ahantu ha wenyine mu nzu ya wenyine sibyo none iki ni inzu ntabwo ari ikinzwe sibyo nta madirishya ariho nta nzugi ziriho yewe ninasakaye ufite uwo mutima kujya kuba aho hantu hameze gutyo sibyo umutima ukomeye nk'uwo ukuye nakubwiye ngo hari igihe ni ubuzima wabayemo muri gito bubi ni abandi bantu bakugishije kuba wabaho gutyo ni gute ufashe umwanya wo kujya kumva yuko ugomba kuba wenyine ukitaza abandi bantu hari ukuntu utangira ubuzima bwawe ukiri umwana ukagenda ugenda ubuhuza n'ubundi ugenda ubona none ugashiduka ubona nta kintu na kimwe witayeho gute se nta n'umuntu ukwitayeho ugavuga uti noneho aka kanya ndemera kuba mu buzima bwanjye jyenyine usibye Imana yo mu ijuru yonyine izanabara ikandengera yonyine ariko abandi bantu ndabaretse yego
rero kwayo no kuvuga ngo Imana nayo ibonye iri hafi iragutabara irakwegera ikareba ibyifuzo byawe ikareba akababaro kawe ikabera ibibazo byawe ikareba ibyo ukeneye byose Imana igira uko ibigenza kohereza umumarayika ishobora kohereza indi ntumwa ishobora kohereza umuntu ugendera hasi ukamusuzugura ngo uyu ntacyo amaze ariko ari Imana yaje mu ishusho y'Imana navuga ngo rero abantu basenga bariho navuga ngo abantu basenga batishushanya mukomereza aho ngaho kandi Imana irabakunda kandi izakomeza bashyigikire kuko hari imirimo mukora abisi badakora. Hako njyewe hari ikintu nje nibaza kigakomeza ingarukamo ngakomeza nkakibaza tu ni gute umukristo sibyo ushobora kwizera umuntu ngo ni umukristo sibyo nkawe ubwo wizeye uwo muntu ariko wamwiza ushidikanye yego ese bava ni gute ushobora kwizera umuntu ariko umwizera umushidikanye kandi uzi neza ko ari umukristo yani kwibika ari umukristo ega abakristo kuma umukristo arangwa n'imirimo myiza abantu bose nakuvuga ngo abantu bose bagiye gusanga ntabwo ari abakristo ni imirimo myiza ibaranga hari ukuntu umukristo ashobora kuba umukristo atari wa wundi udafite imirimo myiza akajya mu rusengero akishushanya agatwara amaturo y'abandi akitwara nabi mu rusengero akaba gusenga akagenda akajya kunywa inzoga akaba mu rusengero akagenda akajya kuvuga amagambo adasobanutse akajya gusambana akagira gute urumva rero iyo ntabwo ari imirimo myiza